shoboraga kugenda nareba nko hasi nkabona agashishi kubera ko ibitekerezo byanjye byabaga bimeze nk'ibyikoresha mu by'ukuri sinumvaga mbifitemo uruhare ko numvaga ari ibintu biza byikoresha nyine nkumva ndatekereje ngo aka gashishi ubu ntiwasanga gatwita gukaranga imboga narazikarangaga nyine rimwe na rimwe ngasanga aho nari gushyiramo ubunyobwa niba ari dodo ntabwo nashyizemo nk'ifu y'igikoma ari iruhande rwanjye amavuta niba tuyabika mu kabido n'akabido k'amazi kakaba kandi iruhande ngasanga natetse amazi ntabwo natetse amavuta hakabaho igihe mbona urabona umuserebanya ukunda kugenda ku biti nkavuga nti nabona uri kugenda ugahagarara nkavuga nti buriya ubuzinzira kanshaka umugozi mpambire kuri kiriya giti mpite nambukiranya mpambire no kuri kiriya buri uyu muserebanya urashaka kujya yabwiye papa ariko ngo umwana wawe udukurikije ukuntu tubona arwara ngo tubona arwara muru maboko yawe mana ni magari indangagaciro zawe zirihariye mu byitwa imana byose ntayahwana nawe witwa uwiteka ntuhinduka uri imana Imana ishimwe turabasuhuje inshuti z'umusaraba aho muri hirya no hino mu mpande enye z'isi tubahaye ikaze muri uyu mwanya w'ikiganiro cyacu muri uyu mwanya w'ubuhamya bwa mushiki wacu Emmelence irankunda dushimiye Imana ku bwa buri muntu wese dushimiye Imana ko yabitse ubuzima bwacu nanone mu cyumba cy'ubuntu bwayo tukaba tubyutse turi amahoro Imana ishimwe rero duhaye ikaze abadukurikiye imbere yacu murahabona mushiki wacu nubwo nari mvuze amazina ariko araje nawe asubiremo atwibwire ariko ngewe muri kumva ni Aniseti niyo mugabo hanyuma turi kumwe na Nyamwasa Musa ku majwi n'amashusho Imana imuha umugisha hanyuma imbere yacu tuhafite undi mushiki wacu nawe reka tumuhe ikaze mu mwami wacu Yesu Kristo abasuhuze kandi abibwire karibu cyane murakoze Yesu ashimwe Yesu ahimbazwe ni Emmelence irankunda Eme amen kandi mama narada yego nari ngarutse ngo twongere tuganire Imana ishimwe amen hanyuma uti ni Emmelence irankunda kandi bararihina bakavuga Eme mama narada n'umwana wawe wa kangahe narada n'umwana wanjye wa mbere umwana wawe wa mbere kubera icyo bamwise narada mutwite twagiye gusenga bigisha kuri rya jambo wa mugore wasutse amavuta ku birenge bya Yesu akabihanaguza umusatsi we njye na Sheri rero twari duhari wowe na Sheri hanyuma biradufasha tubiganiraho hanyuma nibwo bwa mbere twari twumvise ko icyo giti cyera ayo mavuta cyitwa narada turabiganira twumva umwana tuzamwita narada amen avutse rero tumwita narada Imana ishimwe ya reka dushimire Imana mbere y'ibiganiro byacu reka tubanze dusenge reka twigombe mushiki wacu adufashe gusenga ntacyo bitwaye karibu no gusenga urera Mana urakiranuka witwa Imana yacu uri ibyiringiro byacu uri umuterankunga wacu uri umufasha utabura kuboneka mu byago ndetse no mu makuba tugushima imbabazi zawe watugiriye tukaba twabyutse turi bazima uhabwe icyubahiro tugeze uyu mwanya ku ijwi ry'umukanguzi dusengeye umuntu wese uri butega amatwi iki kiganiro kandi turasenze kugira ngo umuntu wese ufite ibyamukomerekeje yomorwe n'Imana urakoze rero kugiye kubana natwe muri uyu mwanya ukadushyigikira ni mu izina ryera rya Kristo Yesu amen Imana ishimwe urakoze kudusengera Imana iguha umugisha ariko kandi reka twibutse abantu ko nta kindi kimara umubabaro nta kindi kivura gahinda ko mu mutima uretse kumenya ko Imana ari urukundo Imana ishimwe rero twongeye kuguha ikaze wabonye ikiganiro twakoze cya mbere cy'ubuhamya
komenti ziriho, hari abantu bagiye batwandikira banyuze kuri YouTube channel bagatanga komenti, hari n'abandi bagiye batuvugisha, hari ababyeyi bisubiyeho barambwira ngo mu by'ukuri tuzagushimire. Turagushimiye kuko babivuze basa naho bari mu ibanga, tugushimiye habona kugira ngo bamenye ko twashyikije ubutumwa bwabo. Hanyuma Emmelence, mu nzu y'Imana habamo imirimo myinshi myinshi. Iyo tuvuze imirimo ni myinshi ushobora kumenya nk'umuntu wakuriye muri Sunday School. Iyo tuvuga Sunday School ni ku ishuri ryo ku cyumweru, uyu munsi basigaye babyita ekodimu cyangwa muri ekore do dimanche. Hanyuma imirimo myinshi iba mu rusengero, ukunda uwuhe kuruta iyindi? Ndakuririmba. Imana ishimwe. No mu bisanzwe niyo wivuga uravuga ngo ndi umuramyi. Rero ubwo buryo bwawe bwo kuramyamo Imana, ubwo buryo bwawe bwo kuririmba, Imana ibugukomerezemo amaboko. Ariko mu gitabo ni izihe ndirimbo ni iyihe ndirimbo yo mu gitabo ukunda kuruta iyindi? Rimwe amagambo ameze ate? Ntago ngira imwe nkunda kuruta iyindi, ahubwo nyikunda bitewe n'ibihe urimo. Ndimo. Ubu muri ibi bihe niyo iri kugufasha? Ni indirimbo ivuga ngo bayoboke mubyuke mwe ntore z'Imana, mufate mu maboko intwaro z'Imana. Imana ishimwe. Bayoboke mubyuke. Haleluya. Amen. Hanyuma uri umuramyi, birumvikana ufite n'impano yo guhimba indirimbo. Mu ndirimbo zose wahimbye, arizo wahaye amakorari cyangwa izitarajya hanze, n'izo ufite wowe ubwawe abantu bataramenya, ukunda mwiyihe ndirimbo? Niyo nkunda. Nkunda indirimbo yo kuramya cyane ko ndi umuramyi, mpimba indirimbo zitandukanye zirimo impuguro n'iki, ariko hari indirimbo nkunda cyane yo kuramya Imana ivuga ngo amaboko yawe ni magari, indangagaciro zawe zirihariye. Mu byitwa Imana byose ntayahwana nawe, witwa Uwiteka ntuhinduka. Birashoboka kuririmbaho gatoya? Nagerageza. Amaboko yawe Mana ni magari, indangagaciro zawe zirihariye. Mu byitwa Imana byose ntayahwana nawe, witwa Uwiteka ntuhinduka, uri Imana. Amen. Imana iguha umugisha. Iyo uri kuvuga amaboko y'Imana, nihe wibuka cyane amaboko y'Imana yagufashe ukabona ko hatambukanye n'amaboko y'Imana mu buzima wanyuzemo? Ni mu mateka yanjye. Iyo nibutse amateka yanjye, byo nanyuzemo, nkabona uburyo nabinyuzemo. Mbese iyo ngeze imbere, iyo mpindukiye nkayareba, nibaza uko nahanyuze, nibaza uko ngihumeka, nibaza uko byagenze. Kuri ubu rero byanteye kuririmba ngo amaboko yawe ni magari. Haleluya. Muri Egiputa aho abacunnyi, abapfumu, abakonikoni n'abarozi baho babonye imirimo Imana ikoze, baravuga ngo ibi ni urutoki rw'Uwiteka rubikoze. Hanyuma iyo uvuga amaboko y'Imana, abizera turabyumva cyane ko umugabo witwa Cyira we yaravuze ngo nabwiye abantu iby'ukuboko kwiza kw'Imana kwabanye natwe. Dushimiye rero Imana yabanye nawe muri byose kandi muri byinshi. Tugarutse mu cyiciro cya kabiri cyangwa se igice cya kabiri cy'ubuhamya, twumvishe bwatugiriye umumaro, by'umwihariko nanjye bunkora ku mutima. Harimo ijambo ryangumyemo, ryanze kumvamo, rivuga ngo tuzirinde kubera abantu amateka mabi mu gihe cy'ubuhamya bwabo. Iryo jambo ryarankuruye cyane, ndaryumva. Ariko nari nkomoje uburyo hari ababyeyi, hari umubyeyi wambwiye uti mfite umwana wakomeretse bitewe n'uburyo namutwayemo, ariko ntiyigeze amenya ko cyari igikomere. Ubu ntabwo twamuvugishije ngo tumenye intambwe y'urugendo ariho kugira ngo afashe uwo mwana mu buryo bwo kubohoka, ariko kandi nabwo ntitwirengagije ko hari abantu badukurikiye batabonye ikiganiro cya mbere. Birumvikana tunyuze mu ncamake, ariko tutaragera aho ngaho,
uyu munsi ni iki kiri kukunezeza kuruta ibindi muri ibi bihe? muri ibi bihe Yego, muri ibi bihe Emmelence tuzi w'Imutara, uyu munsi turi kumwe ahitwa Kagugu, abahazi ni kuri RY'UMUKANGUZI Business Center. Emmelence atuye Kimisagara, afite abana 4. Emmelence, mu buzima bwawe aho wavuye n'aho wageze, uyu munsi ikintu kiri kukunezeza ku buryo ukibuka ukavuga ngo ndishimye ni iki? mu by'ukuri nabayeho mu mateka ari munsi y'umurongo, byari bigoye ko mbona ikintu na kimwe kinezeza. Ariko ubu ngubu iyo mbona hari umuntu ushobora kungirira icyizere akagira icyo ambaza ku bijyanye n'ubuzima butagenda, nkabona ko mbaye umuntu w'umumaro, nicyo cyonyine kinezeza. Akakubaza ukamubera umumaro? Yego. Cyane nk'abafite ibibazo, amarira, ibikomere. Hari uburyo umuntu aba afite ibibazo by'amafaranga nkaba ntagikemura ko ntawe mfite, ariko iyo umuntu afite ibibazo by'ibikomere tukaganira nkabona hari urwego agezeho, biranezeza, mpita mbona ko ndi uw'umumaro. Imana ishimwe. Hanyuma Emmelence, uyu mwanya ugiye kuganira n'abantu benshi bakomeretse mu buryo butandukanye. Yego. Tunyuze mu ncamake y'ikiganiro cyabanje, wakomeretse utazi kuri gukomereka, kandi ukomereka utarakura ku buryo ubwenge bwawe bwari busuporute igikomere wari ufite. Noneho umaze no gukomereka, aho wari uri ababyeyi muri kumwe ntibamenya ko bikubereye igikomere. Abantu tutabanye bwa mbere, Emmelence akomereka bwari ubuzima bugoranye bwo mu buhungiro, igihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 muri Kongo. Ubwo umwana wakundaga mwavukanaga yitabaga Imana agapfa, watubwiye ko yari yishwe n'umusonga, ariko harimo n'inzara n'imvura, amanjine. Juste niyo yazanye. Wishwe n'umusonga n'uwundi wa kabiri. N'uwundi wa kabiri we yishwe n'amanjine. Oh la la, pole sana. Reka tukubwire ngo ihangane, aho yari hari habi, ariko aho Imana yamutwaye hari heza. Noneho ukimara gukomereka uwo mwanya, twasoje ugeze mu buzima uko wabagaho mu kigo cy'amashuri, ariko ntabwo twakibagirwa kukubaza ngo wabayeho mu buzima bw'imyaka 9 urwaye umutwe udashira, uterwa inshinge, wabuze umubare w'inshinge bagutaye uri kwa muganga, ntabwo n'umubare w'ibinini ntuwibuka, ariko kandi isomo wakuyemo muri icyo gihe mu kababaro kawe ni igice ujya uvuga ngo iki nakigiyemo? Isomo rikomeye cyane nakuyemo, nkunda kuvuga, ni ukwirinda gukomeretsa umuntu nkoresheje ururimi. Mu by'ukuri harimo principe nihaye, aho kugira ngo mvuge naba mbizi ko ukomereka cyangwa utabizi, ubundi ni gake umuntu ambabaza ngo musubize, kuko ntekereza ko nshobora kuvuga nkavuga nabi mbitewe n'umubabaro nkamukomeretsa, gasigara mu mateka ye. Ibyiza rero isomo nakuyemo ni ukwirinda gukomeretsa umuntu nkoresheje ururimi. Ubundi umuntu uvuga gake iyo mbabaye kugira ngo ntaza kugira uwo mbera ibikomere. Guceceka byo ntibyaba ikibazo? Kuri nge ni ikibazo juste, ariko mpitamo kubabara njye ubwanjye kurenza uko mbabaza undi muntu. Uhitamo kubabara kurenza uko wababaza undi muntu. Uwo mubabaro wo muri wowe ukaza kuwukira gute? Ubundi namaze imyaka irenze 5 mba muri counseling, ninjira mu cyumba cy'uruganiriro banganiriza, banyigisha n'iki. Mu by'ukuri ndagerageza nka wimara ndi counseling mu buryo bwawe na Kristo bigakunda. Ariko ubivuga hari abandi badukurikiye bo batarawimara, batabonye n'ubwo buryo bwo kubona bakansa. N'uyu munsi abo babitsa amabanga yabo aho kugira ngo bababere umuti, bongera kubabera ibikomere. Inama y'ibanze wamuha ni iyihe? Inama naha nk'umuntu waba waragize icyo gikomere cyangwa warateye undi icyo gikomere? Waba waragize igikomere, biragoye ko umuntu yizera umuntu
akamuganiriza agira ngo amukirireho akamutera ikindi gikomere cyangwa akamuhungiraho akamukomeretsa. Uwo nguwo agira ingaruka nyinshi zituma rimwe na rimwe yajya no kwa muganga, ariko inama namuha, wamaze kumenya ko umuntu ubundi ahinduka, ko ari umuntu kandi ko mu muntu nta cyiza kibamo, ukamenya ko ibyiza umuntu akugiriye ariyo surprise kurenza ibibi umuntu akugiriye, bigenda biza ukagenda wiyakira. Imana ishimwe. Hanyuma se uwakomerekeje undi we, hari igihe umuntu akomeretsa umuntu atabizi, atazi ko amukomerekeje. Hari n'igihe umuntu agera kuko kimwe mu bintu bigaragaza igikomere, nubwo rimwe na rimwe ubana na cyo abatakizi, ni uko ubaho mu buzima bubangamira n'abandi. Urabanza ukibangamira, ariko ukabangamira n'abandi ku rwego wowe uba uzi ko ibyo uri gukora ari byo byiza. Rero hari umuntu wisanze hari abo yakomerekeje, ariko atarabigambiriye cyangwa atarabizi, ari urugero rw'icyo gikomere. Tutirengagije ko hari n'undi wabikoze abigambiriye, akaba abizi, akaba yarashakaga no gukomeretsa abandi. Wowe wamuhiye nama? Inama nagira umuntu wakomerekeje undi atabizi ariko nyuma akabimenya. Mu by'ukuri iyo uri umuntu muzima wuzuye ubumuntu, uramushaka ukagarura cya kiganiro wamukomerekejemo, ukajya udefanda amagambo wavuze. Kuko nkanjye bijya bimbaho, hari igihe tuganira n'umuntu nkumva rimwe na rimwe yantwaye ko ntamubwiye neza, ndiyeranja ngashaka cya kiganiro nkakigarura, nkajya ngenda ndefanda bya bintu navuze, ku buryo ahantu we yumva ari negative tuza kurangiza kuganira byabaye positive. Mbese bya bintu we yafashe nabi, birashoboka ko nabivuze mu Kinyarwanda gifite amagambo akennye akabyumva ukundi bitewe n'ibikomere asanzwe afite. Kandi njye mu mutima n'ukuri kubimbwira njye nkumva nta nubwo navuze nabi, ariko kuko njyewe nzi neza ko ururimi rukomeretsa, ngenda nshaka Ikinyarwanda cyiza mbijyanamo kugira ngo wa muntu adakomeza gukomereka. Kandi gikomere ntago umuntu yambwira ko namukomerekeje cyangwa mbimenye ngo umugumane, ntumagumane icyo gikomere, sinjya mbibasha. Ibyiza rero nkoresha imbaraga zanjye n'ubwenge bwanjye kubw'ibihe nabayemo, kuko ntago Imana yambanisha mu mubabaro nabayemo ngo bipfe ubusa. Ngerageza rero uko nshoboye wa muntu nkamumara igikomere nagizemo uruhare. Uri mu buzima bwa interna, wiga, uba mu kigo, ni ikihe kintu cyagukomerekeje ukwibuka ko cyagukomerekeje? Yego waragikize, ariko iyo tubivuga tuba tugira ngo n'abandi bari muri iyo community batazabanira abo babanye nabo mu buryo nk'ubwo wenda waba warakomeretsemo. Ikintu cyankomerekeje cyane, mu by'ukuri ibikomere ntabwo bijya bishira burundu ngo habure n'inkovu. Ikintu rero cyankomerekeje cyane, dukunda kuganira n'abanyeshuri twiganye cyangwa twari inshuti ku ishuri, ni ukugira igikomere nari mfite kibanga, kuko ntabwo cyagaragaraga ko cyari ku mutima, nta muntu uhareba cyane, ko ntabwo ugenda uvuga ati mundeba nahuye n'aya mateka. Hoya, burya wageze aho wanasaze, kwa kundi ubaye muri sosiyete rero ubangama, kuko urabangama uko byagenda kose. Urumva ngeze muri classe njyewe ndi kumva impinduka, ndi kuziyumvamo kubera igikomere cyanjye, hari ukuntu numva umubabaro utangiye kundusha imbaraga. Amarira iyo yazaga nabaga mbyumva, niyo yabaga agiye kuza nabaga mbyumva. Iyo nayakarumaga bikanga, nasohokaga buhoro buhoro, kuko kujya kubwira mwarimu ari kwigisha ngo ndumva ntameze neza, nabonaga biri bugire indi sura, cyane ko bari baramfashe nk'umuntu udakunda kwiga, kuko amasomo nigaga, twigaga amasomo 8, ntago wari kumbona mu ishuri amasaha 8. Ni gakeya, kireka igihe ku isomo rya nyuma dufite ikizami cyangwa kwizi, niho wari kumbona. Noneho ikintu cyankomerekeje cyane rero, cyane cyane, twagize umuyobozi w'ikigo na animatrice. Papa yaje ku ishuri baramuganiriza, bamuganiriza ku buzima wari urimo, ku byo barebesha amaso. Urumva simboneka muri classe buri munsi, iyo bageze muri dortoir basanga ndyamya kenshi, kandi igihe cyose basangaga ndi kurira. Cyambere baramubwiye ngo umwana wawe ntabwo ashaka kwiga,
kabiri njya mbyibuka twari dufite prefe yageraga amagambo make cyane nta niyagira ni make cyane hari ukuntu mba ndi kuvuga nk'ibi nkumva namuvuga izina kugira ngo anikosoreremo ariko wenda arabimenya nakubona arabimenya nambona ariko yabwiye papa ariko ngo umwana wawe udukurikije ukuntu tubona arwara ngo tubona arwara amuru indwara y'urukundo. Wari ufite umuntu ukunda cyangwa mukundana? Nta muntu mu buzima numvaga nkunda ku isi, nta muntu numvaga nkunda. Ariko wari ufite ugukunda, basi bazi ko wagukunda? Mu by'ukuri wabonaga abanyeshuri benshi barankundaga kugeza ubwo ntazi n'impamvu bankundaga. Iyo tuvuze amuru juste ntabwo ariyo mwakundagamo nabo bose. Hari umusore juste n'umukope niko bavuga, wari ufite ku buryo aheraho avuga ngo ni amuru. Mu kigo urumva kuba ari umuyobozi w'abanyeshuri akavuga ngo yarwaye amuru, yari afite ikihe gihamye? By'ukuri ntago navuga ngo nari mufite pe, ahubwo njyewe mu buzima bwanjye ntago nakunze kuba ngirana ibiganiro n'abakobwa. N'ubu kandi ntago numva mbikunda cyane. Nibyo ugira n'abagore n'abakobwa si cyane. Njyewe nisanga mu bahungu, mu bagabo, mba numva ari byo njyewe nkunze. Impamvu ya mbere ni iyi: umugore ntago mushobora kuganira iminota 30 ngo azabore kuvuga ibintu mwaganire kandi abivuge nabo kutabivuze. Ibyo biri mu mpamvu zituma ntisanzura iyo ndi kumwe nabo. Hanyuma bigatuma byagiye bituma none ndi kumwe n'umuntu umwe, ejo ndi kumwe n'undi, ejo ndi kumwe n'undi, mu by'ukuri bakamborana abantu benshi batandukanye. Birashoboka rero ko hariyo mpamvu hari babivugaga, ariko nta nubwo navuga ko ariyo mpamvu nanone, ko ahubwo nuko none aha twabaga banduzi nyuma y'iminota 30 bakabona nyine imodoka ije kuntwara ngiye mu bitaro. Rimwe hari igihe nigeze nganira n'umukobwa wari inshuti yanjye, ambwira ibibazo birenga ubwenge bwanjye, mpita mvuza induru, ndarira cyane mvuza induru, ndaniruka ko narasohotse ndiruka numva ntazi mu mutwe ko bigenze. Ako kanya imodoka y'ikigo urumva yaje kumfata. Mu kuza kumfata banjyana kwa muganga. Hari ijambo najyaga nkunda kuvuga iyo nabaga umubabaro warenze amarangamutima yanjye. Ngeze kwa muganga, papa yaje kuhaza n'iki yaraganira. Mu by'ukuri kwibaza ngo yari muzima none ararwaye. Uwo mwana bamujyanye kumuganiriza muri biro, baramubaza se byari bigenze bite, ngo ni ibintu twari tuganiri. Ese wari umubwiye ibiki? Arabivuga by'ubuzima. Ese mu mubwira ibyo by'ubuzima bwanyu murabona ashoboye kubisporta, we murabona nyine ariho? Bom birekera uko nguko, ariko mu by'ukuri igisubizo bakibonye kubera ko ibitaro byo mu Bushenge nivurizagaho byanditse ibaruwa bayandikira ibitaro by'ubuzima bwanjye, tari ubuzima bw'uburwayi. Ibitaro nibyo byanditse ibaruwa bayandikira ikigo. Yego, niho baba barabonye ukuri. Mu by'ukuri niho baba baramenye ukuri, ariko igikomere nagize icyo gihe bajya bakabya cyane mu ma interna, guhita ntibakujyanye kwa muganga ngo baganire n'umuganga gusuzume bamenye ikibazo mu by'ukuri, ariko bo guhita ko bumva ko bakurikije uko babiruza urwaye ibi bakanabivuga, bakongerera igikomere cyane cyane. Nicyo gikomere nshobora kuba naragize kiruta ibindi bikomere mba muri interna. Yego. Ubu n'umuntu umeze gutyo hari icyo yumvise, ariko kandi burya hari n'igihe ubana n'umuntu ntumenye ko yakomeretse. Nk'ubwo abo bose bakugiriye gutyo, mbo hari urugero umuntu akomerekamo twabivuze bigatuma abaho mu buzima bubangamira abandi, ariko kandi hari n'igihe umuntu abangama atabizi. Uwo muntu wagukomerekeje muri ubwo buryo ashobora gukura isomo rihe mu buzima wari urimo, ku buryo atazongera gukomeretsa abandi. Impamvu mbivuga, ntabwo ubwo buzima wari urimo bwarangiye, hari abandi bari munsi y'uko wari umeze. Tuganira ubwashize waravuze ngo hari igihe ubona umusazi ukumva wamwitaho. Abantu nyine bafite ubwo burwayi twita ngo ni ibisazi, ari mu muhanda atora amasashi cyangwa agira gute, waravuze ngo hari n'igihe
aba yakurikiranwa agakira. Ariko kandi twebwe tukabifata nk'aho yasaze. Hari n'ijambo wakomojeho ngira ngo tuze no gutindaho, waravuze ngo abantu bagira ngo ni abadayimoni warwaye. Nubwo urabisobanura uravuga ngo nubwo hashobora no kuzamwo imirimo y'umwuka mubi, ariko atariyo nyirizina, atariyo fondasiyo y'uko umeze. Uwo muntu ubana n'abantu bameze batyo, ni ibihe bimenyetso yagenderaho akavuga ngo uyabana n'ibikomere, reka ntitumwongerere ibikomere? Uwo muntu ubana n'abantu bameze gutyo, cyane cyane wenda muri interna, haba hari abana benshi batandukanye. Ubu usanga abayobozi b'ikigo cyangwa bamwe barera abana, abanimatrice n'abanimateri, ubundi iyo ufite papa na mama nta gaciro baha igikomere ufite. Niko nabibonye, kuko niyo warwaye, yaba ari toroma umuntu yagize, yaba ari ibindi bikomere cyangwa undi mubabaro wagaragaje, ikintu cya mbere wumva bari kubaza abantu bakuzi, barabaza ngo afite papa na mama. Iyo bavuze ngo arabafite, igikomere bagicishamo agasaraba. Uko byagiye bigenda, nagiye mbibona ahantu henshi. Noneho rero ubwo ukabona nk'abana, umwana aribwa igifu kuko adafite papa na mama, icyo gikomere bakagiha agaciro. Kuko hari ibifu bituruka ku gahinda. Ariko noneho kwibaza umuntu arwara umutwe ukamurya, yababaza abaganga, muganga aravuga ati atekereza cyane. Bareba mu bijyanye n'amanota bakabona ntutekereza cyane amasomo kuko ntuyatsinda. Aho kugira ngo bamenye ngo kuki atekereza cyane, ese atekereza iki? Mu by'ukuri ntekereza ko umuyobozi wawe aguhaye umwanya, ubundi ikosa rihari mu bantu ni ugutanga umwanya wabo. Biragora ngo umuntu yaguha amafaranga kandi menshi, ariko kuguha umwanya ni boro. Ugasanga mu kigo umuyobozi ntashobora kuguha umwanya w'iminota 10 ngo agusabe samari y'ubuzima, kandi byibuze uko nguko umubwiye biramufasha kumenya uko agutwara, atagukomerekeje nawe atabangamiwe. Rero bo bakabaza afite papa, afite na mama, bakumva ibyo birabaye nta mpamvu yo kugira ibikomere. Ngewe inama nabaha rero, babana bakunda kuba bigunze barira barwara uburwara budakira budasobanutse, kubaganiriza gusa, kubaha umwanya w'iminota mike muri cya gihe cya recreation, muri cya gihe abandi bagiye kurya ukabona ntiyagiye kurya arigunze, kumubaza gusa impamvu. Bo bakubaza gusa ngo kuki utagiye kurya, shise ni ikosa kuko ntabwo uraho abandi bari. Ariko kuki se nyine atagiye kurya kandi ubona ko ashonje? Ni ukumwitaho akamuha umwanya, akamubwira ngo wenda birashoboka ko umuntu atamufungukira, umwana atamufungukira ngo ahite amubwira, ariko ntago wakwereka umuntu ko umwitayeho 2, 3 babure kukugirira icyizere ngo akubwire ibikomere by'umutima we. Inama rero nuko bajya bihangana, abo bayoboye bakabaha umwanya, bakababaza ibikomere byabo kugira ngo batabangamira sosiyete, kuko bibangamira n'abandi banyeshuri kandi bikagora uwo muyobozi. Imana iguha umugisha. Icyo numvishemo, ukibona umwana ufite impinduka, utagaragara kimwe n'abandi, utitaye aho aturuka n'abo afite bamurera, ukwiriye kumuha umwanya, kuko abayobozi b'ibigo runaka cyangwa se b'amasomo nabo ni abarezi, ko ntiwahabwa umwana utizewe. N'icyo kinyarwanda niko tugikoresha nyine, ko tubita abarezi. Hanyuma ndibajije, uravuze ngo iyo ufite papa na mama igikomere ntibacyitaho, kandi icyumvikana ntabwo kuba ufite papa na mama bisobanuye kudakomereka. Wakomeretswa nabo bombi bahari cyangwa se batagukomeretsa, ntibisobanuye ko n'ibindi bitagukomeretsa. Waratubwiye uti umwana agiye gupfa, naramwitegereje ndamureba cyane, umureba umwanya ntibuka igihe watubwiye ari amasaha angahe? Amasaha 2, ngo kugira ngo ubike ishusho ye muri wowe ujye uhora umwibuka. Wabwiwe n'iki ko agiye gupfa? Numva narabisobanuyeho gato. Mu by'ukuri urumva ntiyaryaga, rero nkabona mu kanwa he habaye icyatsi kibisi, haje urubobi. Impamvu hari urubobi, urumva nta muvoma ihabera, ntarya, ntavuga, ntagira ate. Ikindi hari ukuntu najyaga kubona nkabona amaso yajyanye gutya, mu kanya akayagarura, cyangwa nkabona arisetsa
kuko twakundanaga cyane nkagira ngo ninjye areba namuvugisha mukozeho ugahita ubona ntabwo ari njye areba nubwo nari muto ariko numvaga ntekereje ko hari abandi bantu areba ngahita numva ko ubwo agiye gupfa ngishyiramo ko ubwo agiye gupfa mu by'ukuri nta kimenyetso cy'ukuri nari mfite uretse kureba uko kuntu mbona yabaye. Hari n'ukuntu yari yarambaraye waterura akaboko aho ukajyanye kakagumaho akagura aho ukajyanye kakagumaho n'ibyo byanyeretse ko ashobora kuba agiye gupfa. Aza kugera ubwo apfa nakubwiye nti aho yarari hari habi kurutaho Imana yamutwaye. None ikindi ari wowe wakomerekeye aho ku munsi wo gupfa kwe kandi n'abandi mwari kumwe barahakomerekera. Muri rusange iyo abakomeretse bahuye bose bafite ibikomere reka mvuge ngo baratonekana cyane, baratonekana. Muri ubwo buzima wari ukomeretsemo n'abandi bakomeretse, ntaho mwatonekanaga nka mama wari uri muri iyo situwasiyo, nk'abavandimwe bari muri iyo situwasiyo, n'abandi mwananyuragaho mu nzira? Ubwo buzima bwakomeje bumeze bute? Mu by'ukuri muri ibyo bihe by'umubabaro ntabwo twigeze tumenya ko dufite ibikomere, cyane ko witaye ku byo ureba wabona bukeye nyine ukagashima Imana, ahubwo ibikomere byaje kugaragara nyuma abantu bari mu mutekano, ahubwo turatonekana ku buryo bukabije. Ku buryo bukabije mama yaje kuba afite ibikomere kurenza n'undi muntu wese, kuko urumva uwo mwana nubwo yapfuye mama yari atwite inda y'amezi nk'icyenda, yaje kubyara rero abyarira kandi mu ishyamba. Maze kubyara ntabwo yabonye icyo kurya, biragorana aza no kuzimira, ubwenge buratakara. Aba yabyaye umwana w'umukobwa nawe waje gupfa yishwe n'imvura. Twagiye kugama ahantu banga kudukingurira, ndabyibuka rero hari ukuntu bari abagore babyibushye bakaza bagaserebeka cyane mu kiziba cyari hafi aho ngaho, bigira ukuntu nyine kugira ngo tubabare. Twugamye munsi y'igiti rero, imvura ntago yabura kunyagira uruhinja rw'amezi 2 munsi y'igiti. Umwana rero urumva yaranyagiwe, arwara umusonga mu ijoro, mu gitondo arapfa. Afite igihe kingana iki? Afite amezi 2. Rero uwo mwana nubwo yapfuye mama yigeze atakaza ubwenge ho gato, ku inzara, umunaniro, kubyarira mu ishyamba n'iki. Ndibuka ko uwo mwana yarize amarira menshi cyane, urumva nari muto, nta n'ikintu twari dufite cyo kumuha, ngo wamuha igikoma, ngo wamuha amata, n'amazi ntayo. Ahubwo nibuka ko mama yarabaye gutyo ariko kubera inzara. Hari umugabo wari urwaje umuntu wasaze, yasarishijwe n'ibibazo arimo by'intambara, nawe byaramurenze, arasara, ibikomere bigera ku rwego ubumuntu buba butagihari. Yego, ntabwo nzi ahantu bakuye umufa bawuha mama boyiro. Uwo muntu araza, mu by'ukuri ntabwo yari amuzi, baramunywesha, bamufata gutya, baramunywesha aza kuzanzamuka. Uwo mwana muri icyo gihe mama adafite ubwenge, no kunywa ibere birumvikanaga ko atanywaga ibere, yararize cyane, urumva ninjye bamuhaye. Nabuze ikintu umuha, iyo nza kuba narameze amabere nari kuyamuha, wari kumwonsa. Noneho urabona n'abakozi bajya babikora, nagiye mbibona, umwana akarira, wamusigiye umukozi ntacyo ufite ntacyo umusigiye, ukagira impamvu zituma utinda, amwonsa umunwa burya. Yesu we, mwana konka yabura, yakumva ntacyo ari gufata akarekura akarira. Namuhaye umunwa bigeze ahura byimba, urutoki kurakomeza kurura, urutoki kurura n'inzara nyinshi, nkajya numva ruri kumwica hano hejuru, kuko numvaga hakuntu ari kurukurura ruri kumwica mu kanwa, ndekeraho. Ariko ubwo ndikurira, papa yabuze icyo akora, mama ameze nk'udahari. Uwo muntu azanira mama boyiro,
bajya bamwita kosikosi niba ari ryo zina rye n'ubu ngubu twaje kwisanga duturanye. Urumva twahuriye aho tutaziranye tuza kwisanga ashinzwe mitiweli mu karere ka Nyamasheke Nyamasheke na Rusizi. Twaramenyanye n'inshuti yacu. Imana ishimwe. Rero uwo mwana gusa ahubwo tujya twibaza ubu ngo kuki iyo boyiro tutayihaye umwana. Cyakora mama uko yagendaga azanza mukorumva yanyweye boyiro tushereka duke urumva twabonetse yaje kumenya ubwenge bwo konsa umwana abaho nk'iminsi nk'itatu ari bw'imvura iza kutunyagira umwana arwara umusonga arapfa. Nari muto ku buryo bitari binyoroheye kubona umurambo mu by'ukuri ko ndibuka mama noneho ubugira kabiri mama yari kumutunganya nyine akambwira ngo ngwino umfashe arira burya ijwi ririra rero nge sindikunda nyine rirambangamira. Rero byanankukiyemo iyo ndi kumva ijwi ry'umuntu mukuru ririra bingwa nabi ku buryo nshobora no kuba ukundi kuntu. Urumva tugiye rero babyita gupfunya. Mama yamumanura ingofero akayigeza nge nkahita nyizamura ngo aramuhubye umwuka kandi yapfuye. Mama rero uko abikora kenshi arankubita ankubise biba ikindi kintu. Ntago ni bya bikomere biri guhurirana. Ni kwa gutonekana no gutonekana. Hanyuma uwo mwana nyine urumva mu ijoro yarapfuye. Gupfa rero nuko yeyura gutyo tugashyiraho korosa ibyo nabyo ni ikindi gikomere. Ibyo rero biza kurangira mwari mumbajije uburyo bwo gutonekana. Mu by'ukuri gutonekana ntago kubura. Urumva nubwo nge numvaga mfite ibikomere urumva nyina wabyaye abo bana yarabifite ariko nta muntu wigeze amukurikirana nyuma yaho ngo yibaze ko yaba afite ibikomere. Ariko yaje kubigira indi sura mbi ariko bisaba ko nawe aza kwivuza. Nawe yabonye umuntu umuvura biturutse ku gikomere nge nari mfite byatumye bamenya ko ibintu byose naciyemo ushobora kuba mbana n'umuntu nawe ufite ibikomere. Niyo mpamvu bisaba ko umuntu niba yarakomeretse mu by'ukuri wegera muganga ko muganga niwe muntu mushobora kutazigera muhurira wenda mu bintu bimwe na bimwe by'amasambu se by'iki kuko muganga burya kwakira nk'umurwayi niyo sana. Kuko umuganga yaranganirije sinzi niba ndi buvuga ahantu narindi nari ndwaje umushuti wanjye wari ufite ibikomere yafashwe n'isereri. Ubwo ni ikimenyetso kindi cy'ibikomere nanone kandi isereri nayo bizamo. Yari yarize bitewe n'iki papa we na mama we bagiranye amakimbirane akomeye bari basanzwe bayagirana uko agenda akura urumva bikagenda biremera. Bagiranye rero amakimbirane icyo gihe ararira cyane arize arasinzira akanguka atabasha mbese azenguruka inzi kazenguruka akavuza induru abukundi guhagarara bidakunda kweguka bidakunda avuza induru ngo inzira agiye. Biba ngombwa ko rero bantumaho ko nari inshuti ye ndaza ndamureba. Njyewe rero mu buzima nkunda abaganga nahise njyewe mujyana kwa muganga tujya mu bitaro urumva muganga arakureba muganga burya amenya ko ufite ikibazo. Bamukize muri chambre itarimo undi muntu n'umwe hanyuma muganga akageza kumuganiriza kenshi aza kugira umugisha cyangwa tugira umugisha haboneka umuganga w'umubikira atwiyumvamo aduha umwanya ko muganga ashobora kukuvura bikagorana ko aguha umwanya. Hari no guha umwanya atari uko ari ugukurikiranye. Uwo nguwo ntago yari adukurikiranye nta nubwo twabonaga ko hari ibiro afite aho ngaho ko ibyo bitaro yari umubikira tumubona nyine yinjira muri kuva asohoka ntago tuzi ibyo yarashinzwe muri ibyo bitaro ariko araza aratuganiriza turamuganiriza tuza kumwiyumvamo. Nageraga icyifuzo rero cyo kuba umubikira mubaza inzira byacamo arambwira biza kurangira mbwiye ko bitazakunda ko papa wanjye ari pasiteri icyakora harya ntago byemewe. Bambwiye ko bitemewe uri umwana papa wanjye ari pasiteri muri ADPR ntago byakunda ko yambwiye. Aho ho ntago twaguha pole kuko ntabwo ari impamvu yo kukwihanganisha. Yego. Noneho uwo mwana yaje kujya ambaza se kubera icyo arwara gutya ni kihe kibazo anshyira ku ruhande arambaza
ndamubwira ngewe umuntu mbwiza ukuri wa mbere ni umuganga sinjya ngira ibyo mpisha umuganga ndamubwira ubwo wa kabiri ni umuntu mba nkunda nk'uko ubushize nabivuze noneho muganga rero yaje kudusura yatuzaniraga utuboyiro utubuto atwitayeho aza kuza kureba hejuru y'ikabati yarimo aho ngaho abona imiti yanjye arayitegereza arambaza ngo ninde ujya unywa iyi miti ndamubwira ngo ni ngewe arambaza ngo urwaye iki ubona yikanzemo ndamubwira nti ndwaye umutwe umutwe iyi miti ukarwara umutwe ukanywa iyi miti ninde wayikwandikiye ni muganga agira amatsiko menshi aza kunsaba umwanya ariko mu by'ukuri umuntu yansabaga umwanya yabaga amfashije ko umutima wanjye wabaga wuzuye kuba nakuyumvisemo rero byabaga binduhuye ko nkubwira yaje kunsaba umwanya turaganira ambaza impamvu yo kunywa iriya miti ese byagenze gute ngo ujye kwa muganga ujya kurwara umutwe byagenze gute ndamubwira mu kumubwira byose ntamuhishe agerageza kumbwira aho hose nagiye nkomerekera ndahamubwira arambwira ati hari umuntu numvanye ibikomere bikomeye mama wawe afite ibikomere ese yabaye mu buhe buzima ndamubwira ubwo yabayemo si ubwo njye ndabuzi ubwo nzi n'ubu ndi mukuru arambwira ati mama afite ibikomere bikomeye cyane ansaba ko mpamagara papa na mama akabaganiriza ndabikora mbanza mbibwira papa aravuga ngo nta kibazo bazana na mama hari ku mugoroba arabanza arabaganiriza bonyine nyuma araduhuza turi batatu aratuganiriza ubundi urwo rwari urugendo rwanjye rwo gukira ariko mama ikintu naje gushimaho Imana yamuganirije kabiri mama akira bya bikomere Imana ishimwe arabikira pe amen baranatangara bibaza ukuntu umuntu ashobora kuvura umuntu atamuhaye umuti papa atangara ukuntu yabanye n'umuntu wakomeretse kuri urwo rwego atabizi ngo harimo inama n'ubundi aravuga ati umuntu burya yabana n'umuntu akamutekera akamufurira akamugaburira akabyara kandi afite ibikomere muganga aramubwira ati iki gikomere uyu mubyeyi yari afite rimwe wari kuzajya kubona ukabona arirutse hanyuma mukamurekera mu muhanda nyine ari umusazi baramuvura nta muti bamuhaye mama arakira ubu ni umumama nyine mwiza uri aho nta kibazo afite yego umumama udafite ibikomere tumwita mama gadi yego mama pasiteri yego mwari mumbajije rero impamvu ko abantu bashobora gutonekana baratonekana iyo bafite ibikomere iyo bahuye bahurira ku kantu bagatonekana urumva bahurira ku isahani bagatonekana sinzi nimba ngo hari ibintu navuga wenda birenze ikibazo bari bambajije nubwo nsa nk'ugisubije uko wiyumva nta kibazo hari uburyo ubushize hari ibintu navuze ibimenyetso by'umuntu ufite ibikomere ntabwo nabivuze byose kubera nabonaga nk'aho umwanya wenda wabaye muremure ariko reka ibi nawe byo mperaho kubera ko kugira ngo umuntu uvure umuntu cyangwa umenye ko umuntu afite ibikomere ni uko umenya ibimenyetso by'ibikomere yego nkanjye kambanze wenda mvuga aka kantu kuba umuntu adafite papa na mama agahura n'ibimubabaza arakomereka ariko akomereka yiha igisubizo ngo impamvu nkomereka nuko ndafite ababyeyi burya ku kantu hari ahantu kamufasha hari ahantu atarenga umuntu udafite papa na mama agahura no gukomereka we noneho asigarana ikibazo ngo kubera iki nkomeretse kandi mfite papa na mama agahera mu kwibaza ngo kubera iki njyewe just impamvu y'igikomere akayitirira abo ngabo afite noneho rero iyo yakomeretse aba afite bituma yitekerezaho kurusha wa wundi utaba afite kubera ko ashiduka yarabaye umufilozofi yibaza impamvu y'ibikomere bye akajya atinda yibaza impamvu noneho akaba ari bwakomereka cyane yes nibwo akomereka cyane ariko abantu ntabwo bajya babimenya umuntu yumva ko wakomeretse n'udafite papa na mama birumvikana arakomereka ntaba afite ahura n'akantu akavuga ati yo mbagira ariko wa wundi uhuye n'umubabaro kandi aba afite wakomereka kurushaho kuki nkomeretse mfite papa inkomeretse mfite mama agasigara yibaza kubera iki agasigara yibaza ibiri inyuma y'igikomereke
ikibyihishe inyuma kwa bo ubushize rero navuze uburyo ibikomere byanjye byagaragaye kugira ngo banyiteho. Okay. Hari ibintu ntavuze kandi byari ngombwa kuko ibyo bintu nibyo byatumye ngira amateka yandi mabi yanyongereye igikomere. Ntibyari gukunda ko nkiri igikomere nubwo ninjiraga kwa muganga banganiriza mu gihe nari mfite ibyo bimenyetso. Mu kubivuga nakabigize ibanga kuko nta gaciro uruhande rumwe bishobora kumpesha, ariko mbivuga kugira ngo niba ufite umurwayi umeze gutyo cyangwa inshuti y'inshuti yawe se cyangwa undi muntu uzabona mu nzira ariko ukabona ubwo bushobozi wabubona uzamufasha. Jewe igihe cyarageze nkava mu rugo, ushize nababwiye uburyo nabaga ndi guteka nkabigenza ku isafuriya n'imbabura n'iki. Murabyibuka ko nashyiraga amakara mu biryo narabivuze, naterura isafuriya njyanye mu nzu nkayijyana ku muryango wa ngeze ku muryango wa toilette. Murabyibuka. Noneho hari akandi kantu ntavuze, nabaga ngiye bantumye, nta na rimwe nashoboraga kugenda ngo ngere ahantu bantumye ntarayoba kandi mpazi. Naragendaga nkarenga inzira y'aho bambwiye, nkagera ahantu kure ngakora urugendo rurerure, ubwenge bukagaruka ari uko mpuye n'umuntu tuziranye akambaza ngo hano nahe. Nareba koko nkabona ngeze ahantu kure, rimwe na rimwe ntazi cyangwa se nzi, ariko nkabona rwose nataye inzira, cyakora nkamushuka. Ushize narababwiye ngo iyo ukimenya kudefanda ibyo bikubayeho burya uba ukiri muzima. Naramubwiraga ngo ngiye hano imbere, yamara kugenda nkagira umubabaro mwinshi uzana n'amarira, nkibaza ngo ibi bintu ni ibiki bimbaho, gusa ubu nari kugarukirayo. Nkamucunga arenga nkamujya inyuma, arenga mpinguka kugira ngo ataza guhindukira akambona, kandi nari mubwiye ngo ngiye hano imbere. Igitangaza rero cyari gihari nuko kugira ngo nsubireyo n'ubundi ko nahise menya ko nari nayobye, ntatabayeho gukaruma ibitekerezo ngo mvuge ntikantekereze ku nzira ndi kunyuramo, n'ubundi najyaga kwireturva n'ubundi ndenze aho ngiye nkongera nkajya ahandi hantu. Reba watumye umwana ahantu h'iminota 15 aje nyuma y'amasaha 3 n'inkoni nyine, urabyumva, n'inkoni yagize urugomo. Byagenze gute? Kandi nta mubyeyi wabyihanganira kireka azi ko umwana we afite ibikomere, kandi umubyeyi yamenye ko umwana afite igikomere k'urwo rugero ntiyamutuma. Ariko kuri urwo rwego aho ugeze, nubwo ngo uciye mu ijambo nyihanganire, dukwiriye kubaho nk'abarezi. Iyo tuvuga abarezi ni abarera barabyaye cyangwa bataranabyaye. Dukwiriye kubaho tukita ku makosa umwana akora, tugashaka impamvu yayo, kuko urumva niba bagutumye ukadevya ukajya aho utazi kuri kujya, birumvikana ko ushobora kuba wibagiwe n'icyo ugiye gukora. Noneho uba uhita utanga impamvu ituma uri bukubitwe, kandi mu by'ukuri wa muntu uri bukubitwe urebye ntabwo ari cyo yari akwiriye. Yari akwiriye gukurikiranwa, habaye iki, ari mu buhe buzima, ni iki cyamuteye iyi mpamvu. Aho abantu badukurikiye naho bahumve ko ugomba kubanza kumenya mbere yo guhanira umuntu ikosa, ugomba kubanza kumenya kuki yarikoze, kuko turi gukira ibikomere. Ntekereza ko ari bwo buryo bwiza kurutaho. Iyo bagukubitaga birumvikana baremye igikomere hejuru y'ikindi. Nagiraga umubabaro kuko kuza kubabwira ngo nagiye nyoberwa inzira, numvaga barabyumva gute, batari bubyumve. Kuza kuvuga ngo ntanagiye ngezeyo nibagiwe ibyo bantumye, ko naragendaga n'igihe nageragayo nkibagirwa ibintu bantumye. Nkagumaho nkabishaka mu mutwe, nagira amahirwe kumwe bambaza amakuru yo mu rugo nkumva biraje, nkajya nabivuga, nkahita nsezera, kuko nibagirwa guhita nsezera nashidukaga ntanaraye. Niba naraye ntasabye uruhushya batabimbwiye ni inkoni, barampana. Kandi mu by'ukuri umwana wawe ari gukora ibintu utamubwiye binyuranyije n'ibyo agomba gukora. Ndi umukobwa, ndi na mukuru,
ndagenda araye simbivuze umubyeyi agomba kumpana ariko nanone nk'uko Aniseti yarabivuze umuhannye ubundi kuki yaraye ubundi byagenze bite iyo mpamvu kuki utamenyekanye ntago rero nigeze mbasha kuvuga ngo nashidutse ngo ndaye ngo nayobye ntago nigeze mbibasha ahubwo nge nahitaga nuzura umubabaro mwinshi nkarira amarira menshi cyane ko nababwiye ngo nariraga amarira menshi cyane nabaga ndira kenshi igihe cyanjye cyinshi nakimaze ndira noneho hakabaho ubwo ngera mu nzira rero ngenda ubundi nabaga ntekereza ibintu byinshi by'akavuyo urabona ndi gutekereza ngo wenda bantumye mu isoko ngiye guhaha ubugari ndi gutekereza ngo bantumye ibiro 5 by'ubugari ntararangiza gutekereza ngo bantumye ndajya kumva nibone muri korari ndi kurepeta ubwo ndi kugenda ndeba indirimbo maze iminsi ndi guhimba nibambwira kubigisha indirimbo niyi ngiyi nzabigisha nibona ndahagaze ndino kubigisha uhite wibaza ngo umuntu uri kumbona mu nzira ari kumbona gute ibyo nze kubirengaho nubwo ntarasoza ukuntu indirimbo nzayigisha mpise ngera aho bantumye ndi no guhaha ubugari uze kwibaza umuntu unduzi mu nzira sinzi niba ndi kwivugisha byo ntago nigeze mbimenya niba ngenda nivugisha ariko wibaza umuntu undeba ibyo nibivaho mbe ndi gutekereza ukuntu ubugari tuza kuburisha iki wenda ni sombe wenda ni sosi ubwo mbe ndi gutekereza ndi mu gikoni ndi kuyiteka kandi ndi no mu nzira ngiye guhaha ubugari ibyo ibintu nk'icumi bikivangira mu mutwe wanjye ku buryo bintera akajagari nkabyumva kandi kubikaruma ntago byakundaga noneho ikintu cyambagaho mu nzira ngenda nisangaga niba umuhanda ugororotse gutya nisangaga ngezemo hagati nko mu gihuru nkamenya ubwenge ari uko ibihuru bingonze ngahita ndeba inzira ndimo nkabona nayitaye ngira umubabaro nkavugana ariko kubera iki ngewe n'iryo jambo ubundi yajyaga nkunda kuvuga ndi kurira kubera iki ngewe kubera iki ibi bintu nkarira reba rero ndi mu muhanda ndi kugenda ndi kurira ni ikindi kintu kuba duhura baba banzi baba batanzi aribaza umukobwa w'inkumi genda ari kurira barabiha ishusho bashaka nta nubwo ngera mu rugo mbabwire ngo nageze mu nzira ndarira sinababwira ngo nageze mu nzira ndatekereza oya nageraga mu rugo mfite ibindi bintu ngomba kuba ndi gutekereza ikindi kintu cyambagaho ndi mu nzira ngenda nashoboraga kugenda nareba nko hasi nkabona agashishi kubera ko ibitekerezo byanjye byabaga bimeze nk'ibyikoresha mu by'ukuri sinumvaga mbifitemo uruhare ariko numvaga ari ibintu biza byikoresha nyine nkumva ndatekereje ngo aka gashishi ubu ntiwasanga gatwite ariko se ubundi agashishi mwibaza nti agashishi ubundi kabyara gato ese ubundi iyo gatwite noneho kaba kangana gato noneho nkahita mvuga aka gashishi wasanga gatwite ese ubu ni ikigabo ni ikigore havugana aka gashishi ese ubundi gataha reka ngaherekeze ukagaherekeza nkagaherekeza gute ubwo uza kumbwira iyo shusho mu nzira umuntu uri bunsange nageraga gutya nkeyura ibyatsi ukagacira inzira aho kanyura no nkaza gusanga aho ndi kwegezayo niho kari kunyura nkavuga ni hoya nshobora kuba ndi kwayobora aho kadataha ngiye nkakareka ngo ndebe aho gataha nkagakurikira nkagakurikira nkakareka ariko mbonye ndakuriye igiti ariko mbwira umuntu ntambutseho ukubonyaho umbonyaho hari uwigeza kubona ugaherekeje nk'uko bivuga benshi bagiye bambona ko ibyo bintu byambayeho kenshi nkagaherekeza nkumva mfite amatsiko yo kureba nti ubu ngubu ngiye nkahita mvuga ngo karatwite kandi ntabyo mba kanatwite ntabyo nzi kano gashishi karatwite ndakareka ari uko kabyaye nkareba ukuntu kabyara ubundi agashishi k'agahinja ukaba kameze gake aho hantu nimavuga uze kwibaza ngo ubundi umusazi iyo avuga iyo umwumva avuga juste urumva unyuze ku muntu uri kuvuga ngo agashishi k'agahinja gasa gate aka karatwite urumva amagambo ari kuvuga ntiyerekeranye mu by'ukuri mu by'ukuri sinzi nimba yarahingukaga inyuma y'umuntu ariko numvaga ari byo bindimo sinzi niba ari undi muntu wabashaga kubyumva anyegereye ariko njye ibyo narabikoraga nkagaherekeza bikagera ubwo nkabona ubushishi bubaye bwinshi
nkayoberwa ko nari mperekeje arakaye Yes we. nareba nko ku ruhande nkabona hari umuntu wari kunyitegereza ngahita ngira nk'isoni nkagaruka yaba nzi akambaza ngo niki wataye nkamubeshya ngo nari ntawe urufunguzo akambwira ngo reka ngufashe kurushaka nyikaruma tukarushaka twageze hagati ntarwo kugira ngo atabona ko ndi umusazi twageze hagati nkamubwira ntariko byihorere mfite urundi ati sawa ubwo ufite urundi agakomeza nanjye ngakomeza nkagira umubabaro nkavuga ntibanza ndi umusazi kubera iki ibi bintu bimbaho nkumva uburyo bwo kubibwira ababyeyi banjye ntibivugika none anatekereza ngo ndabivuga kwa gutekereza ngo nzicaza papa mubwiye ni papa rero njyewe ubwo nkaba narize ku buryo ntabasha no guhora najyaga ndira kugeza ubwo banjyana kwa muganga kuntera inshinge zinsinziriza nta muntu wajya kubasha guhoza amarira yanjye ngo ayahagarike bikunde hakabaho igihe mbona urabona umuserebanya ukunda kugenda ku biti nkavuga nti nabona uri kugenda ugahagarara nkavuga nti buriya ubuzinzira kanshaka umugozi mpambire kuri kiriya giti mite nambukiranya mpambire no kuri kiriya buri uyu muserebanya urashaka kujya hakurya kwa kiriya giti kindi kangucire inzira umuserebanya rero ukuntu uteye najyaga gufata umugozi nahegera ukiruka ariko ubwo akaba niyo mahirwe yanjye ubwenge bwanjye buragarutse nkibuka nkabona nataye inzira nyine nagiye hagati mu biti ntabwo wigeze wisanga washumitse igiti hakurya washyizeho umugozi byo banza ari uko ngira n'ubunebwe cyangwa ntago ngira kuraje ahari igihe cyose nire turuvaga ntarabikora nkabona nk'akanyoni karahagaze nkavuga ni kara kanyoni kuki gahagaze nkumva ndi kwibaza ngo kari gutekereza iki nkumva ndashaka ngo ngasange menye ikintu kari gutekereza menye n'impamvu gahagaze hariya najya kugasanga kakaguruka ngahita nire turuva nkisanga ibintu ndi gukora ntabwo ari ibyo ko banza ndi umusazi ntibanza ndi umusazi urumva kwibaza ngo banza ndi umusazi nkarira pe nkarira ikindi kintu rero cyambagaho ubundi ibyo bintu undeba uwambonye cyangwa uramutse umenye ko ari uko nkoze nta kabuza ko wavuga ko ndi umusazi ikindi kintu cyambagaho nabaga ndi mu gikoni ndi guteka igikoni cyacu cyabaga gihomye neza nta hantu hatobotse ntaho urebera inyuma yaho kuko nabaga ndi no mu gikoni njyenyine nagiraga n'ubwoba cyane cyane habaga ari nka nijoro nabaga nakinze najya kubona nkabona nicaye mu gikoni urumva nkabona hakurya munsi y'igikoni habaga hari urutoki nkabona umuntu arazamutse ndi mu gikoni nkabona yambaye nabi ibintu by'icabari afite ikibando kandi icyo kibando arakibanguye nkabona araje nkagira ubwoba nkabona araje ansanga kuza mu gikoni kandi ntiyari bunyure mu rukuta byari kumusaba ko ajya kuzenguruka agaca ku muryango ariko njye ngahita mbona araje ndi kumubona epfo mu rutoki arazamutse ageze mu rugo aranazengurutse ku muryango w'igikoni noneho nkabona akinguye umuryango umuntu ntabwo ako kanya nahitaga mbona ngo ninde akinguye umuryango ubwo ako kanya nahitaga nibona akankubita ikibando mu mutwe ariko nkabona simuruzi ahubwo ubwo bibaye none mu bitekerezo ibimenyetso byose bikuriho nta munsi n'umwe wigeze usenga cyangwa bakujyanye gusenga ugahanurirwa ko ari abadayimoni barabihanuye ababyeyi banjye utwo babashije kubona bajya gusenga ati umwana wawe baramuroze umwana wawe yagiye ku ishuri bamushumurira abadayimoni ngo bagenda bamukurikira kandi ibyo bavuga bagushumurira wageraga ku ishuri bikagaragara ariko mu by'ukuri nta wabishumuye mu by'ukuri nta muntu ni ibintu byabaga mu bitekerezo byanjye niko njya mbona ntekereza ko ari ibirozi kwa muganga ntibabona indwara deja banayibonye ntibayivura ndibuka ko rero bajyaga bambwira ngo abadayimoni abarozi sinzi ibyo mu miryango sinzi ibiki abadayimoni bashaka kugusaza mu by'ukuri ijambo ngo abadayimoni bashaka kugusaza kugeza ubwo utora amasashi abadayimoni babikora bakoresheje intekerezo zanjye ariko ntago ndeba ko umurozi yajya hirya aho barogera ngo abintume ibyo bintu kuko icyabiteraga nabaga nkizi
ariko kuza ngo mvuge ngo rega ikitera ni iki ntabwo nabibashaga, ariko iyo babihanuraga gutya naravuga nti mujye mwicecekera. Hari ikindi kintu urumva, icyo kintu nabonaga uko umuntu arinjiraga nyine akankubita ugataka. Njye naratakaga, sinzi niba hari undi muntu wumvaga ko ntatse, none ngataka none nkanibona mpfuye. Nkibona ndi umurambo mpfuye. Uko mpfuye nkabona noneho abo ndi gutekera bari mu nzu, urumva ninjye mukobwa mukuru, ninjye wabaga uri guteka. Nkabona baraje ngo baje kumbaza nk'uko bakundaga kuza kumbaza ngo ibiryo ntibirashya, mbona baje nk'uko bisanzwe, bahageze babonye umurambo wanjye ngo uryamye, bahise bavuza induru. Ibyo byose ntabwo ari mu nzozi, uracyari muzima n'iyo situwasiyo urimo. Ndi maso, ndi guteka, ndi mu gikoni. Ntabwo wagwaga mu ziko, ntabwo wigeze ushya. Sinigeze ngwa, sinigeze nshya. Ikintu gitangaje ni uko nabaga, ibyo bintu byabaga biri gutyo, ndi gusonga ubugari kandi bugashya, nkabuterekaho ngateka imboga ariko ndahari. Igitangaza cyabagaho, ubugari nasangaga nshobora kuba nabusonze nko mu mazi atabize, kuko nasangaga butemye. Wari kumbaza ngo nabusonze ryari, ntabyo nzi. Gukaranga imboga narazikarangaga nyine, rimwe na rimwe ngasanga aho nari gushyiramo ubunyobwa niba ari dodo, ntabwo nashyizemo nk'ifu y'igikoma ari iruhande rwanjye. Amavuta niba tuyabika mu kabido, n'akabido k'amazi kakaba kandi iruhande, ngasanga natetse amazi ntabwo natetse amavuta. Ibaze Mana y'imbaraga. Ngasanga natetse umunyu mwinshi cyangwa ntawo natetse. Ngasanga imboga naziteruyeho ziteretse aha, n'ubugari buteretse hasi, nta na kimwe naruye, ariko kandi n'umuriro wazimye. Kubera ko ngenda ndamenya ko ndi mu gikoni, kuko baje kumbaza ngo ibiryo ntibirashya, nindeba nsange byahiye. Muri uru rugendo rw'ibikomere hari abandi bameze nkawe, hari abandi bahura n'ikintu runaka bakimajina, hari n'igihe bene ibyo bintu bitera abantu ihahamuka. Ibimenyetso byabyo akenshi ku bantu babifite bitarakomera bikunda kuba nijoro, uburyo butuma nijoro abantu baba bimajina ibintu byinshi. Abantu bamwe na bamwe babyita ubwoba, ariko burya nabwo ni icyiciro cy'igikomere. Kabiri, hari umuntu ushobora kucyubakana ukava mu bukobwa ukagera mu rugo ufite cya gikomere, ukanakibyarana ukarerana umwana cya gikomere. Hari n'umuntu ushobora kukivana mu primary akakijyana muri kaminuza, akagera muri kaminuza afite cya gikomere, cyangwa ukakivana mu ntara ukakigeza mu yindi, cyangwa ukakivana mu gihugu ukakijyana mu kindi. Reka dutegure aba bantu bari baduteze amatwi, twenda gukonkiriwa. Ndagira ngo uyu mwanya nonaha ngusabe dusengera umuntu uri muri iyo ka, noneho dukore session 3, ikiganiro kindi cya gatatu, turebe uburyo umuntu abisohokamo, noneho warwana gute intambara uri muri iyo situwasiyo, kuko uyu mwanya uri kutuganiriza yasohotsemo. Noneho ndagira ngo tuze kwinjirana n'abantu mu bikomere barimo, noneho tubafashe gusenga. Uyu mwanya ndagira ngo dusenge, noneho dutegurire imitima y'aba bantu bagiye kumva indi session ya gatatu. Nidushaka ntiduhindura n'icyicaro, ariko tubategure, sibyo? Ariko noneho hari uwumvisha iki kiganiro bwa kabiri, ari icya kabiri atarumvisha icya mbere, ndagira ngo tubanze tumuhe contacts za Aime, nibiba ngombwa ko guhamagara ukamufasha mu buryo bwo gukira cyangwa mu rugendo rw'ibikomere, agufashe. Noneho kandi Imana iguha umugisha. Ndagira ngo tubanze tuzitange. Nimero yawe ni 078 kabiri kabiri 52 52 872 078 kabiri kabiri 52 8 872. Ni nimero ya MTN. Aho uri hose ubanza gushyiraho kode y'igihugu cy'u Rwanda ni 0 plus, sibyo? Sorry, ni plus desa 50. Murakoze cyane, sinzi iyo nari ntanze ariyo mu kihe gihugu. Imana ishimwe. Hanyuma reka udufashe usengera uriya muntu. Icyo nzi cyo turamuruzi kandi arahari, reka usenge umusengera. Turagushimiye nyakubahwa Imana. Haleluya. Imana y'ibihe byose. Imana ishimwe. Imana y'imbaraga. Imana ishimwe. Imana itagere ku muntu mu mibabaro. Imana ishimwe.
kandi ntabwo ujya wigaragaza mu mibabaro mike ngo muri myinshi ubure ni myinshi ubu hari Imana ihaba hose umubabaro w'umuntu uko ungana ujya uhaba kandi uri Imana ihanagura amarira ku maso umuntu yabasha kubana n'ibikomere abizi cyangwa atabizi ariko aho hose ujya uhaba nk'Imana haleluya urinda ubwonko bw'umuntu kugira izindi mpinduka zatuma agera ku rugero rwo kudakira kubera ko umufiteho umugambi mwiza turasenze Imana ngo umuntu wese ufite ibikomere bitandukanye ibikomere by'urushako birahari ibikomere by'ubupfubyi ibikomere by'ubukene Mana abantu bazerera na karago bafite ibikomere rya Yesu Kristo babananiye bafite ibikomere abantu bafite ababyeyi bitagenda neza batabere ku ibikomere mwami n'ibindi bikomere bidasobanutse tutazi ishusho byitwamo hari abantu bafite ibikomere byo kwishura aho bize by'abakoresha babo byabo bakorana n'ibikomere bitandukanye abantu bafite ariko turasenze haleluya kuko ari wowe ugera ku mutima amaboko yawe ni magari uko twatangiye tuvuga kwa kuboko kwawe kugari kugere ku mutima w'umuntu ufite igikomere ukoresha ubwenge bwawe bw'ubumana womora umuntu igikomere afite kuboko kwawe kurenge imbibi z'agatuza zigere mu mitekerereze zigere mu mutima womore abantu igikomere kandi womoresha abantu ubwenge bwawe burutaho Imana ishimwe urakoze witwa Imana ndasenze Mana ngo aba bantu ntubareke ntubahane kugendana agahinda birababaza biravuna kugendana intimba biravuna aba bantu nta wundi ubakunda uretse wowe kuko ni wowe wabaremye urakoze kandi ubafite umugambi mwiza twiteho tugire neza ni mu izina rya Kristo Yesu amen turabashimiye inshuti z'umusaraba bakunze ibijwi ry'umukanguzi TV reka dushimire na mushiki wacu Emmelence wari wemeye kubana natwe agatanga ubu buryo bwo kuvura abantu Imana iguha umugisha umunsi nawe uzambaza Imana ntizabure kugutabara kuko nawe watanze umwanya we kugira ngo ufashe abantu kandi dushimiye nawe wakoze subscribe kugira ngo tujye tubana dushimiye na mwene data Musa Nyamwasa wabanye natwe kuri kamera ndetse ibiganiro byacu nakagaruka uhoraho umwami w'amahoro Imana nyiricyubahiro n'ubwami budashira bagirire neza none n'iteka ryose amen shalom shalom shalom